abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe. Gabanya ibyerimo nkubwire akararo gake na feri. Noneho nje ingarutse ku bantu bakora bino bintu nje kuvuga. Niba nawe uzi kubikora vuga ngo urumurenza amasi. Byandike muri comment uvuge ati ndumurenza amasi. Avenosia ivuge ni gute wifata ukajya mu cyumba k'ikingihana ukajya ahantu hijimye ukihisha inyuma y'urugo ukajya kwihisha ahantu kure ukicara ahantu ha wenyine uraheze ugafata telefone yawe ugafungura data arangiza nk'ibyo bidahagije umara gufungura data ugahita ugabanya volume ukongeza urumuri muri ubushyuhe nyine. Ugiye gukora iki? No hari akabura buryo kaje kitwa ngo inkingonyito. Inkingonyito. Avenosia yimbwira ngo inkonyito kitwa inkonyito. Ngo guest ngajya ngibika history. Ngako kaginga ho karakaburwa kagera ntaho kazibika. Ukifata ukandika amagambo inyuguti enye eshanu esheshatu. Abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe. Ni gute wifata ukagabanya iyo volume uzi ko tutarakumva? Vuga ngo ndumurenza amasi. Jya muri comment irimbuze jya muri comment uvuga ati ndumurenza amasi. Ubwo tugenda ukihisha ukajya ahantu kure ukagenda ukiruka ibirometero ukagaruka. So uri gushaka iki? Muri comment uvuge ngo urumurenza amasi. Urumurenza amasi. Areko we